undi mwanzuro ni ukwemeza burundu amasezerano mpuzamahanga ku ibura ry'abantu. Reka tubahe ingero z'imyanzuro u Rwanda rwanze mu isuzuma riherutse. Banyakubahwa abadepite bagize komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside, mboneyeho no kubabwira isuzuma rya kane rizaba mu cyumweru gitaha ku itariki ya 21 nibwo tuzongera kujya basuzuma raporo twabahaye ndetse tunagirana nabo ibiganiro muri Geneva. Turabashimira kandi ku ruhare rwanyu mu gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu, by'umwihariko iri suzuma mpuzamahanga ngarukagihe uburenganzira bwa muntu. Nk'uko twabibagejejeho mu isobanurampamvu, igihugu cyacu kimaze gusuzumwa inshuro 3 uhereye aho isuzuma ryatangiriye muri 2011. Ubwa mbere u Rwanda rusuzumwa muri Mutarama 2011. Muri iri suzuma hari ibihugu 48 byafashe ijambo biha u Rwanda imyanzuro 73. U Rwanda rwiyemeza gushyira mu bikorwa imyanzuro 67 muri yose yari yahawe u Rwanda. Isuzuma rya kabiri ryakurikiye ubwo ni imyaka 4 kuko riba buri myaka 4, ryabaye mu Gushyingo muri 2015. Icyo gihe ibihugu 88 byafashe ijambo biha u Rwanda imyanzuro 229. U Rwanda rwemera gushyira mu bikorwa imyanzuro 50. Isuzuma riheruka ari ryo muri Mutarama 2021 ryabereye online kuko icyo gihe twari muri cya gihe cya COVID. Muri iri suzuma ibihugu 99 byafashe ijambo biha u Rwanda imyanzuro 184. U Rwanda rwiyemeza gushyira mu bikorwa imyanzuro 160. Mbonero no kubabwira yuko mu nyandiko bamaze kutugezaho ibihugu byasabye ijambo mu isuzuma ku itariki ya 21 byariyongereye cyane bigeze ku 103. Ubwa nyuma batugeza ariko bishobora no kwiyongera, ibyo tuzi byasabye ijambo ni ibihugu 103 ugereranyije na 48 igihe twasuzumwa bwa mbere. Iyi myanzuro y'160 yakoreye gahunda yo kwishyira mu bikorwa ariyo roadmap of implementation. Ibi byakozwe ku bufatanye n'inzego za leta, imiryango itari iya leta ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye. Iyi gahunda imaze kwemezwa yoherejwe inzego zitandukanye zigera kuri 82, harimo minisiteri zose, inteko nshinga amategeko imitwe yombi, ubucamanza, ibiro bya minisitiri w'intebe, inzego z'umutekano n'izindi nzego za leta, harimo n'imiryango itari iya leta arizo za CSOs n'amashami y'umuryango w'abibumbye UN agencies ndetse na za ambasade kuko araho duhurira muri iri genzura. Mbonero no kuvuga yuko ejo twagiranye inama n'abambasaderi bo muri European Union bashakaga ko nabo tubaha ishusho y'UPR kuko nabo hari ibihugu bigeze kuri 7 nabyo bizasuzumwa rimwe n'u Rwanda muri kwezi kwa mbere. Nyakubahwa President, banyakubahwa abadepite, mu butumire mwatwohereje mwifuje ko twaganira ku ngingo enye mu nyemerere abarizo nkomerezaho. Ingingo ya mbere ni impamvu zashingiwe u Rwanda rwemera gushyira mu bikorwa imyanzuro 160 ku myanzuro 184 rwari rwahawe mu isuzuma riheruka. Iyo igihugu kimaze gukorerwa isuzuma nyirizina ariyo interactive dialogue ariyo tuzagira ku itariki ya 21 bijyanye n'imikorere ya UPR, ibihugu bihabwa amahirwe yo gusesengura imyanzuro yose yatanzwe n'ibihugu, kikagira icyo iyo gihitamo mu bikorwa ariyo accept, niyo
cyakira ariko ntikifateho umukoro ariyo commitment ndetse ni yo kuzashyira mu bikorwa, ndetse hari ibyo bavuga noted ikitemewe muri inzira ya UPR ni ukuvuga yuko wanze imyanzuro niyo abishyira muri raporo hari raporo kongera tugasubiza iyo tumaze kureba imyanzuro yose. Nk'ibihugu hari bimwe u Rwanda rurimo tuvuga yuko hari ibyo twanze, ariko muri raporo yabo bandika yuko biri noted ko wabibonye gusa, ariko muri raporo y'igihugu rimwe na rimwe dushyiramo ibyo twanze iyo bigaragara ko bihabanye n'ibigendana na bimwe na zimwe mu ngingo z'igihugu. Cyakora ibi ntibibuza ko igihugu cyasesenguye imyanzuro kigasanga ariyo kitemeye ariko bijyanye n'ibihe cyangwa impamvu, gishobora kuyongera mu yo gishyira mu bikorwa kandi kikazayigaragariza iriya nteko ya UPR muri raporo. Igihe cyose rero iyo habaye isesengura y'iyi myanzuro hari ibyo igihugu kigenderaho. Icya mbere, igihugu kibanza kureba umwanzuro uri mu cyerekezo cyo guteza imbere imibereho n'uburenganzira bw'Abanyarwanda cyangwa u Rwanda, ubu ndavuga ku Rwanda. U Rwanda nabwo rureba ku bushobozi igihugu gifite ndetse n'igihe gisabwa kugira ngo umwanzuro ube washyirwa mu bikorwa. Ikindi twagiye tureba ni uko umwanzuro ugana mu cyerekezo cy'igihugu. Ikindi ni ukureba ko umwanzuro watanzwe washingiye ku makuru y'ukuri atari za propaganda z'abakuriye inyungu zabo cyangwa utagamije gushinja u Rwanda ibinyoma, ko nabyo bijya bibaho. Ikindi tureba ni uko umwanzuro utanzwe utanyuranya n'indangagaciro z'Abanyarwanda. Hanyuma ikindi tureba ni uko umwanzuro kandi utangwa mu bwubahane buranga ibihugu, ko ari imyanzuro usanga itubahiriza iri hame ry'ubwubahane hagati y'ibihugu. Ikindi ni uko umwanzuro umwe waba ufite igice kivuga ukuri ariko ikindi gice kikaba gikubiyemo amakuru atariyo, nabwo ari igihe ubibona ko hari igihe umwanzuro uba muremure, igice kimwe ugasanga nicyo ariko ikindi ugasanga ntabwo kivuga ukuri. Reka tubahe ingero z'imyanzuro u Rwanda rwanze mu isuzuma riherutse. Iya mbere ni ukwemeza burundu amasezerano ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariyo ruriya rukiko rwa ICC. Tuzi yuko bizongera bikagaruka mu myanzuro. Imyanzuro yose badusaba yuko twemeza burundu aya masezerano ashyiraho ruriya rukiko rwa ICC. Ubwo rero icyo ni icyaha ko ntabwo kiri mu murongo wa leta, ntabwo twari twagera aho tuyemeza, ndetse niyo mpamvu itigeze ari umwe mu myanzuro u Rwanda rwavuze ko rutashyira mu bikorwa. Undi mwanzuro ni ukwemeza burundu amasezerano mpuzamahanga ku ibura ry'abantu. Twizera yuko biri mu yandi masezerano menshi dufite ndetse no mu nshingano z'igihugu, ariko kugeza ubu ngubu usanga ibihugu byinshi bitari byawushyira mu bikorwa, bitari byemeza aya masezerano burundu. Ubwo turacyareba aho bigana ko hari igihe bikoreshwa mu nzira mbi mu buryo bwa politiki. Ubwo nayo ni imwe muri za recommendation zikunze kugarukwaho. Ikindi ni uguhagarika kwinjiza abana mu gisirikare no mu mitwe yitwaje intwaro, ntabwo biba mu Rwanda. Ntabwo rero umwanzuro nk'uyu nguyu cyangwa recommendation nk'iyi ntabwo dushobora kuyemera kandi bitabaho. Kuba bayitanze rimwe na rimwe badafite amakuru cyangwa yigaragaye, ariko tugomba kwerekana ko tuyemera cyangwa ko tutemera uwo mwanzuro. Ikindi ni ukongera kwemeza ingingo yemerera uburenganzira abantu ku giti cyabo cyangwa za ONG gutanga ibirego mu rukiko rwa Afurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu mu buryo butaziguye. Twigeze kubibamo, twigeze kuba twarayisinya, ariko
ku nyungu z'igihugu bitewe n'ukuntu ruriya rukiko rwitwaraga muri ibyo bihe, tuza kuyavamo aya masezerano. ubwo ngubwo hari igihe badusaba yuko twakwemeza yuko abantu aho gukoresha inkiko z'u Rwanda cyangwa banazikoreshe bashobora kujya muri ruriya rukiko rwa African Court of Human and People's Rights. Izi rero ni zimwe mu ngingo u Rwanda rwanze gushyira mu bikorwa kubera y'umurongo turiho n'igihugu. Ikindi mwadusabye ko twaganiraho n'incamake y'ibikubiye muri raporo y'u Rwanda ya 4 ku isuzuma mpuzamahanga ngarukagihe uburenganzira bwa muntu ariyo Rwanda's 4th Universal Periodic Review Report. Raporo ya 4 ku isuzuma mpuzamahanga ngarukagihe uburenganzira bwa muntu igizwe n'ibice bitandatu, ari byo intangiriro, uburyo raporo yateguwe n'ikusanya ry'ibitekerezo, uko amategeko n'inzego byatejwe imbere hagamijwe kurengera uburenganzira bwa muntu, ishyirwaho mu bikorwa ry'imyanzuro y'isuzuma riheruka, imbogamizi ndetse n'umusozo. Nubwo ibikubiye muri ibi bice byose ari ingenzi, mu nyemerere nibande ku gice cya 4 cyerekeye kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'isuzuma riheruka. Muri iki gice raporo igaragaza iby'ingenzi u Rwanda rwakoze mu gushyira mu bikorwa imyanzuro rwemeye. Turavuga ko ari iby'ingenzi kuko amabwiriza yo gutegura iyi raporo agena kwitarenza amagambo 9,530. Urumva ntabwo wasobanura ibintu byagiye biba mu myaka 4 mu magambo 9,530. ndibaza ko ari nk'amapaji 20, ariko ubwo ngubwo washyizemo intangiriro, uburyo raporo yateguwe n'ibyagiye bishyirwa mu bikorwa. Muri iki gice cya raporo igaruka ku bijyanye no kwigisha n'ubukangurambaga uburenganzira bwa muntu, ubutwererane hagati y'ibihugu na komite z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugenzura uburenganzira bwa muntu biri muri iki gice cya 4. Raporo kandi igaruka ku burenganzira mbonezamubano na politiki ariyo civil and political rights. Aha dusangamo ibyerekeye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ubwitangazamakuru, uburenganzira bwo kwishyira hamwe, ubwo guteranira hamwe, gukumira jenoside no guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge, kwegereza ubutabera abaturage, ubwigenge bw'ubucamanza, kurwanya icuruzwa ry'abantu, ifunga ndetse n'ibijyanye n'ibura ry'abantu no gukumira iyicarubozo. N'ibyo usanga muri iyi raporo ko biba byarabaye muri za recommendations gushyize, tugasobanura ibyo twagiye tubikoraho. Ikindi ni ku byerekeye uburenganzira mu by'ubukungu, imibereho myiza n'umuco ariyo economic, social and cultural rights. Raporo igaragaza iby'ingenzi byagezweho mu guteza imbere uburenganzira ku murimo, uburenganzira ku butaka, uburenganzira ku buzima bwiza, ibyo kurya, amazi, isuku n'isukura, ibijyanye n'ihinduka ry'ikirere ariyo climate change, kwita ku batishoboye, kurwanya ubukene ndetse n'uburezi. Raporo igaruka kandi ku burenganzira bwa muntu mu byiciro byihariye, harimo abana, abantu bafite ubumuga, abagore, abageze mu zabukuru, impunzi ndetse n'abimukira. Nyakubahwa President, ku bijyanye n'ingingo mu nyemerere mbe nsoreje aha, ahubwo mwomereze ku zindi ngingo zikurikira. Hari ikindi mwifuje ko tuganira, ari zo mbogamizi Minijust yahuye nazo mu rwego rwo gukurikirana ibikorwa bya UPR mu gihe cy'imyaka 4 ishize u Rwanda rukoreye isuzuma n'ingamba mu isuzuma rikurikira. Abadepite bagize iyi komisiyo, uko imyaka igenda ishyira niko ubumenyi nabwo bugenda bwiyongera kuri iri suzuma, haba kuri twe, inzego za leta dufatanya ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Ibi bituma rero imbogamizi zigenda zigabanuka, nubwo hari izigihari.
aha twavugamo imbogamizi zikurikira. Imbogamizi ya mbere, biracyagaragara ko zimwe mu nzego iyo zishyikirijwe gahunda yo gushyira mu bikorwa imyanzuro, iyi roadmap implementation, rimwe na rimwe ntabwo bahera ko bayisuzuma ngo bayihuze na gahunda z'ibyo bigo muri institutional action plans. Akenshi bituma bongera kwibuka kuri iyi myanzuro ari uko bibukijwe cyangwa tugiye kwegereza igihe cyo gusuzuma ikirindi suzuma. Ikindi ni uko mu gihugu hano hari team tugira cyangwa task force yitwa Treaty Body Reporting Task Force. Akenshi usanga abayigize bagenda bahinduka uko bahawe izindi nshingano cyangwa habaye impamvu zituma batakiri muri icyo kigo. Ibi byiyongeraho ko usanga kenshi nta buryo buhamye bwo guhererekana ububasha n'amakuru, handover cyangwa institutional memory ku bijyanye n'inshingano umukozi yari afite kuri task body reporting treaty body reporting task force. Ugasanga rimwe na rimwe bakoze handover y'imirimo yindi ya buri munsi, ariko ibigendanye n'iyi task force ugasanga nta handover yigeze iba. Abenshi mu bagize iyi task force usanga n'indi mbogamizi twabonye ni abanyamategeko. Nyamara uko turushaho ubumenyi muri iyi mirimo, twasanze yakenewe n'abafite ubundi bumenyi, cyane cyane mu igenamigambi n'ikurikirana ry'ibikorwa, ariyo planners, monitoring and evaluation. Twibaza ko ari ngombwa bizadufasha mu gusuzuma aho tuba tugeze mu gushyira mu bikorwa izi recommendations ziba zatanzwe. Indi mbogamizi ni uko niyerekeye abakozi bake muri iri shami rishinzwe ubutabera mpuzamahanga ugereranyije n'akazi gahari. Ubundi ntabwo bari bake, ariko kubera y'amasezerano mpuzamahanga menshi tumaze kwemeza, usanga menshi nayo kimwe n'iyi UPR asaba yuko habaho raporo. Ndibaza ko kugeza ubu ngubu mu masezerano twasinye dufite nibura 10 amasezerano arenze 10 dushinzwe gukurikirana ku rwego rwa UN na Afurika, kandi dusabwe gutanga za raporo, kandi ziba ari raporo zikoze mu buryo bugari cyane kurusha n'iyi UPR rimwe na rimwe zisaba imirimo myinshi. Ariko uko tugenda tugira mikoro, turizera yuko no muri iri shami naryo riziyongera abakozi kugira ngo dushobore kuba twanoza imirimo. Cyakora icyo umuntu yavuga ni uko hari ingamba dukoresha kugira ngo tugere ku nshingano zacu. Aha twavugamo nko kwifashisha ikoranabuhanga mu gukurikirana uko imyanzuro ishyirwa mu bikorwa. Hano twavuga yuko hari system yari yarateguwe, yari inageze na kure, cyakoreshwa kugira ngo abantu bamenyere kwikoresha. Izaba ari iya UPR gusa ya reporting, kugira ngo abantu bajye bashobora gukurikirana hifashishijwe ikoranabuhanga uko imyanzuro yagiye ishyirwa mu bikorwa. Hari kandi gushyiraho uburyo buhamye bw'imikorere ya task force. Numva dufite za draft za regulatory framework zizerekana ukuntu iyi task force ikora, n'igihe igomba gutanga ibyo yakoze n'ibindi byinshi bisabwa ko byajya mu mabwiriza. Hari gushyiraho uburyo buhoraho abagize iyi task force bahura nibura rimwe mu gihembwe, ariyo quarterly meeting. Ibi twari twabyemeje mu nama y'ubushizeho muri justice sector yuko byaba byiza habaye inama zihoraho wenda muri buri gihembwe, kugira ngo abantu basuzuma aho bigeze, aho gushyira mu bikorwa za recommendations bigeze. Hari gusaba kongererwa abakozi, kandi twarabikoze, ariko mu gihe bitari byashoboka tugakomeza kwifashisha abimenyereza umwuga. Tugira imana yuko tugira aba professional interns bize ibyerekeye uburenganzira bwa muntu, baba bifuza gukora muri ministeri. Hari igihe tuba dufite
dufite kubagize batanu hagati ya 5 n'icumi baje kwimenyereza, ariko muri uko kwimenyereza tukaba twabamenyereza no gukora iza raporo ndetse bakanatanga umusaruro uzikora. Ikindi nuko tuzakomeza aya mahugurwa y'abagize iyi task force kugira ngo bumve icyo bagomba kuba bakora. Ikindi mwifuje ko twaganira nyakubahwa President nuko Minijust ihuza amakuru mashya ku bipimo n'ibyegeranyo kuri raporo muri 2025 nyuma y'itegurwa rya raporo y'u Rwanda ya 4 kuri UPR mu gihe itarasuzumwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu ariyo Human Rights Council. Icyo navuga nuko nibyo ari igihe bishoboka ko haboneka amakuru mashya afite ibipimo byiza mu gihe raporo yamaze gutangwa ariko itari yasuzumwa. Ihame ry'uyu muryango nuko raporo idashobora kongerwa gusubirwamo kugira ngo hatangwe ibipimo bishya. Akenshi biba bigamije ko isuzuma rishingira kuri raporo yakiriwe ndetse igasesengurwa n'akanama ka UN ndetse n'ibihugu byose byifuza kuzagira uruhare mu isuzuma ry'igihugu aho recommendations mu kuzishyira mu bikorwa bigeze. Cyakora mu gihe cy'isuzuma kuri 21 ejo bundi igihugu gisuzumwa kibanza guhabwa umwanya wo gutanga ishusho ngari ku bikubiye muri raporo. Igihugu gishobora gukoresha uyu mwanya kugaragaza andi makuru mashya yabonetse nyuma y'uko raporo itangwa mu gihe kibona ko hari icyo yongera mu kugaragaza ishusho y'ibyagezweho. Ikindi nuko biba byiza ko igihugu gisobanura ko aya makuru yabonetse nyuma y'uko raporo itangwa kandi ari umusaruro w'ibyakozwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa imyanzuro cyemeye. So birashoboka haracyari igihe cyo kubisobanura, ndetse mbonereho kubasobanurira yuko muri team tuzajyana nayo ari team yo muri department, ariko hari n'ukuriye RDB, CEO RGB Rwanda Governance Board, ndetse n'ukuriye National Statistics. Nibo tuzaba turi kumwe nabo ko nibo bafata amwe mu makuru y'ingenzi n'ibipimo bya ngombwa bishobora kuba byatangwa nk'ibisobanuro muri igenzura. Ikindi aya makuru ashobora kuzaherwaho muri raporo y'ubutaha mu gihe azaba gifite umumaro mu kugaragaza ishusho y'igihugu.